ndumva intoki zanjye zirimo urusenda. Hari ibyana nshaka gukora mu maso. Intoki zanjye zirimo urusenda hano fo. Numva hari ibyana nshaka gukora gutya mu maso nkajya ngo uzi ukuntu. Iyi si nimba yubyitondemo yareka agende duru 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 ye ntukiringira abantu rero. Iyi si irimo imibare ubu nta n'umuntu wera duru duru. Tondo mbyuka nsaba Imana weje ikuremere cyane, nibyo duru ndagukunda. Boompa boompa. Fire them say, fire them say, fire them say, fire them say. Oya mukobwa wanje wirira mureka agende, niba kuvuna wimusecyoroya yabumba je Teo wagwan mikarati. Turangirayo indirimbo hano muri background, indirimbo yitwa Duru. Hano nyamba wano kumpi wano twasohoye. Noneho nyinira instrument mbanze mbaririmbire. Yo beautiful people, dushime Hakorimana Epa wagwan Vegas. Abarundi muko wapi? Banks wagwan, home of Jens wagwan, dushime Albert wagwan, Fire Energy, turn up Ndori. How are you? Rich Shooty. Rich Shooty. Say thank you so much. Ay. Kandi yago oya musore wanje wirira yareka agende, ibivunanye nibirekera uzakaduru. Banza kwanza ureke kwiruka, inzira ni ndende my guy. Banza ureke binyura mu maso nibikagutitize. Duru yareka agende, iyi si nimba yubyitondemo yareka agende duru 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 ye ntukiringira abantu rero. Iyi si irimo imibare ubu nta n'umuntu wera duru duru. Tondo mbyuka nsaba Imana weje ikuremere cyane, nibyo duru ndagukunda. Boompa fire them say, fire them say, fire them say, fire them say. Oya mukobwa wanje wirira mureka agende, niba kuvuna wimusecyoroya yabumba agende. Yabumba agende. Boompa amize gal them say yabumba agende. Yabumba agende. Yabumba agende. Mara gabanya mbanze suza abantu hano, gabanyiriza mbanze suza abantu. Abarundi mwese mumeze mute? Abagande muri hano, bana Uganda muri mutya. People from Nairobi, people from Kigali, wagwan. This is Tobar Sinomba Yago. Yo. Light up the fire from east, west, north, south, central, Kigali, Rwanda, Fire Energy, East Africa to the world. Yadem call me Yago, bad boy shatter, cooler believer, champion, monster, conqueror, for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, akaboom fire. Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love.
and I love that if I leave the top shot and on baddest, a Mr. Energetic Man. A Mr. Energetic Man. A Mr. Energetic Man. A Mr. Energetic Man. Yo Bova. Wayikuraho ribi. Wayikuraho ndaza kongera kwibaha mu kanya ndabona bankubise copyright ku muziki wanjye sha. IG bakubita copyright ku muziki w'umuntu wallahi nkuba bankubise copyright ku muziki wanjye wallahi. Nzayihuze na Spotify. Baba nkubise copyright ku muziki wanjye Pronzima wagwan. Ariko kubera ukuntu twebwe dufite, we don't fake it, we make it real. We make it real. Voko zirahari nta. Voko ntabwo ari ibintu. Voko ntabwo ari ibintu tujya gushakisha. Voko ntabwo ari ibintu tujya kubaza ngo turabikura kwande. Oya, voko Imana yarayiduhaye. Tuyikoresha uko dushaka ahubwo twebwe. Tuyikoresha hasi hejuru mu mpande hirya no hino. Imana yarayiduhaye kandi iyambika. Yo Miguel, wagwan, Bruce Shema, wagwan, how you doing, man? My beautiful people, my IG family, let me tell you, musharing ino live, ijeho abantu benshi. My beautiful people, I got something to tell you. Mukoreshe ya abantu bazari benshi, hari ndumva intoki zanjye. Ndumva intoki zanjye zirimo urusenda. Hari ibyana nshaka gukora mu maso. Intoki zanjye zirimo urusenda hano fo. Numva hari ibyana nshaka gukora gutya mu maso nkajya ngo uzukuntu. Ibaze mfite ngurusenda ngakukora mu maso wallahi for sure. Di Clema wagwan. Clema ngaho jya kunyara Clema nakuvuze jya kunyara. Umva bantu banje, bantu bo kuri IG mukoreshe ya iyi bori gere kure kuko hari abantu ushaka none se ko uyu umuntu ababwiye ngo agiye gukora ibyana mu maso ko nabonye muhita musara muri wiki. Umuntu abagomba kumaza akavuga ati ngiye gukatira umuntu. Sasa rero ngiye nta muntu ngiye gukatira, nta n'umwana ngiye gukora mu maso, nta n'ibyana ngiye gukora mu maso, ahubwo ibi biganza byanjye murabibona. Ibi biganza byanjye birimo umugisha. Nje gusabira abantu umugisha. Nje kwaturaho abantu umugisha, nje kubwira abantu amagambo meza kuko ndabizi nta jambo ryizweruka kumva. Nta jambo ryizweruka kumva. Ibibazo n'ibibazo, uri broke ndakumva. Nje kwifatanya nawe, uri broke, urakennye, byanze, uri muri hirya no hino ukabona byanze, ariko bro birakunda. Kagame wagwan. Sarva wagwan. Mide ya pandem mwiyongere, mubanze muze ntunyibagirwe. Mita Pink, how are you? Nje guhesha abantu umugisha by the way. Nicyo kintu kinzanye hano kuri Yago TV, nanjye ngo kuri Yago TV show. Sigendo Yago TV show wallahi. Ariko ibintu bigiye kubera kuri Yago TV show ni ibindi ibitangaza gusa. Nje guhesha abantu umugisha kubera ko ibiganza byanjye ntago byisha umuntu, ntibirica, ntibiragambana. Nje guhesha abantu umugisha hano kuri no live. Kugira ngo nababwire ko hari indirimbo twasohoye, ariko kandi ndashaka guhesha abantu umugisha hano. Ndabizi ko ntago ibintu bimeze neza. Ibibazo biri hano ku isi, ibibazo byabaye byinshi, abantu bihebye, abantu barimo barinjira mu bintu bidasa neza kubera ubuzima. Abantu barimo baratana cyane, kandi ibi byose Bibiliya bivuga, ibi byose biranditse. Muraranganya amaso murebe, murasanga ibintu bikomeye cyane hirya no hino. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ari Uganda gusa,
nta nubwo ari no muri Amerika gusa. Buriya hari abantu hari abantu bazi ko ngo muri Amerika ngo ibintu bimeze neza. Kereka abantu bariyo bakubwiye boro, kereka abantu bari muri Amerika bakubwiye. So bantu banjye rero muri hano odireye nkubito, ariko se murashaka nkore wagarutse mu Rwanda kweri, ariko se murashaka ngomeze mbaye shout out ndeke kubabwira, kandi hari ibintu nje kubabwira hano. Ngomeze mbihere shout out gusa, mvuge ati KNP, mvuge ni Olivier Bogare, mvuge ni Mita Pink, mvuge ni Fabrice Kabanda, mvuge ni wabonye ibyo abanyarwanda bakoreye Kiriku. Narabibonye bro, narabibonye, nabikoze ikiganiro. Ariko umva umuntu witwa Sophie, ureko n'abantu bafite ibibazo banananiwe, ariko disi urasa nabi yago. Sheri wanjye wowe sa neza, ndakwifuriza gusa neza sweetheart. I wish you, ndifuza kusa neza cyane ukanandusha, ndifuza kusa neza cyane. Hanyuma Fabulous, love you too man. Ngabo nziza wagwan my bro. Cyuzuzo, how you doing? Umva hari ibintu nje kubabwira hano kandi by'umumaro cyane. Amakuru y'umwana ameze neza, my son is okay. Tubwira ariko nyine ufite Imana ntacyo abantu bazagutwara. Oya nta kibazo na kimwe mfite cyo kugaruka mu Rwanda. Ni igihe kiba kitaragera gusa, humura kabisa. Yo big man, much blessed brother. Thank you so much my vest. Fisto wagwan, Fiction Nation wagwan brother, big energy Murenzi. Fabrice Kabanda, big energy. Nje warankoreye yagoko ngufana vya hatari from Burundi. BJ, my beautiful people from BJ. Wesley, Baslat, True Rasta, Pandem, Fire Chusa. Umva mbabwire bantu banjye, mbabwire hari ibintu ushaka kubarabura, kandi ntago ari ibintu bya fo. Wallahi ntago ari ibintu bya fo. Nina mpamvu ndimo kubabwira ngo muze muri benshi. Ntabwo ari business yanjye by the way. Ntabwo ari business yanjye man. Ntabwo ari business yanjye nje kubabwira. Ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi kinzanya. Ikintu cy'ingenzi kinzanya ha. Hari ibintu ushaka kubabwira mugomba gutangira gukora. Ushobora kubusengera muri ADPR. Ushobora kubusengera muri Restoration. Ushobora kubusengera muri Protest. Ushobora kubusengera muri Islam. Ushobora kubusengera muri Catholic. Ushobora kubusengera ahantu hariho hose wabusengera. Inshuti yanjye, wa mugabo we, wa mubyeyi we, wa mumama we, wa nkumi we, wa musaza we, wa mukecuru we, wa musore we w'ingimbi, wowe ufite ibifaranga, wowe ufite ibigango, wowe ufite ibibaraga, wumva ukomeye. This is the right time to pray so hard. Igihe cyo gusenga cyane cyageze. Igihe cyo gusenga cyane cyageze. Waba usengera muri Islam, waba usengera muri Katolike, waba usengera mu Protesta, aho usengera hariho hose. Iki kintu kiri mu bintu by'ingenzi binzanye hano kukubwira. Igihe cyo gusenga cyane cyageze. Igihe cyo gusenga cyane cyageze. Abantu muri mu Rwanda musengere abakristo bo muri Nigeria batangiye kwicwa, barimo mugende mujye kumbuga nkoranyambaga, mujye murebe kuri za Twitter birimo biratrendinga. Abakristo bo muri Nigeria barimo barakorerwa genocide, ariko ntago birimo kuvugwa, ntabwo itangazamakuru ririmo kubivuga. Rero ngewe bindimo ndabibabwira nka yago, ntago ndi umuhanuzi, ntago ndi umuntu usenga cyane kurusha abandi, ariko ebana ndagira ngo mbabwire ngo musenge kandi nanone mwisengere. Ubu turi mu kwezi kwa 10, tugiye kwinjira mu kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12. Aya mezi muyasengere cyane. Abantu muri hano kuri live, abantu muri hano kuri no live, aya mezi muyasengere cyane kandi namwe mwisengere. Mwebwe mwisengere ebana, mwisengere, musenge Imana. Ndabona hari umuntu urimo kuvuga ngo byose birakureba. Nakubwiye ngo ntago nje kugutegeka, ntago nje kugutegeka, ariko niba usenga nyine, niba usenga, niba wizera Imana, niba usenga, iki nicyo gihe cyo gusenga cyane.
kubera ko ibintu bigiye guhinduka ku isi nako byarahindutse byarahindutse, ahubwo sinzi niba mutabibona ibintu byarahindutse ku isi. None se Imana yaremye isi n'ijuru, irangije iha umuntu isi iramubwira ngo ndayiguhaye n'ibyayo byose, ariko ubu niba hari ikintu gisigaye kiriho kigoye ni ukubaho. Ni ukuvuga ngo ikiguzi cyo kuba ku isi kirahenze, kuba ku isi birahenze ubu kuba ku isi birahenze. Reka ndebe umuntu bihakana ko kuba ku isi bidahenze. Kuba ku isi ntibihenze ra? Reka ndashaka kura comment z'abantu batanu hano. Kuba ku isi ubu ntibihenze ra? Ubu noneho ntitwavugana. Kuba ku isi birahenze cyangwa ntago bihenze? Mumbwire. Mumbwire. Niko mumbwire, kuba ku isi ubu ntibihenze cyangwa biroroshye? Mumbwire. Ngewe aka ni akabibiriya ngendana mu modoka yanjye, ntacyo biba bigutwaye ugize akabibiriya cyangwa igitabo runaka gusoma ni byiza. Iyo usoma ubwonko bwawe burakanguka, iyo usoma ubwonko bwawe buba maso. Aka ni akabibiriya ngendana mu modoka, ni live nyikoze ndi mu modoka, ariko ngira n'indi bibiriya mu cyumbi wanjye. Rero naho bishobora, iki gitabo ni igitabo gihambaye cyane, ni igitabo njya nsoma nkumva cyanditswe n'abahanga. Nge ntago ndi babantu bavuga ngo cyanditswe ngo oya, nge numva kino gitabo cyaranditswe n'abahanga cyane, kirimo ubuhanga bwinshi, kirimo ubwenge bwinshi, n'impamvu ngisoma. So ngaho ni mumbwire, ikiguzi cyo kuba ku isi kiroroshye? Ndabona abantu bavuga bati birahenze cyane, birahenze cyane, birahenze cyane, birahenze cyane, birahenze cyane. Ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu nababwiye ngo iki nicyo gihe cyo gusenga cyane. Iki nicyo gihe cyo gusenga cyane. Kubera iki? Imana yaremye umuntu, irangije imuha ubushobozi, iramubwira ngo iyi si ndayiguhaye uyigenge. Mwene muntu ahita afata ikintu cyose cy'umumaro umuntu yaherewe ubuntu, ahita agishyiraho igiciro. Uyu munsi wabona urubuto utaruguze, uyu munsi warya akanyamu utakaguze, uyu munsi wabona ibijumba wabirya utabiguze ra? Uretse dukuyeho abantu bo mu cyaro, uyu munsi akajumba wakabona utakaguze, agatoki wakabona ikigali utakaguze, akarayi wakabona ikigali utakaguze. Mwene muntu yafashe ubuzima n'ikiguzi n'ibintu byose Imana yahaye umuntu hano ku isi, kuko Imana yaremye umuntu avuga ngo mu itangiriro Imana iremye umuntu ati nkuhaye ubutware bwose ndabuguhaye, izi nyamaswa n'izawe uzabigenge. Ariko ubu ngubu wapfa kwibonera akantu for free? Mumbwire umupuri wo wawubona? Wawubona ubu no ni uhenze cyane. Oh my goodness, ndabakunda cyane. My Instagram family tuba tugomba kunyuzamo tugaseka. Tugomba kunyuzamo tugaseka. Hari musharing ino live kuri Mr Kagame. Musharing ino live kuri Mr Kagame, umuhanzi witwa Mr Kagame. Hanyuma niba ari online musharingaze, agomba kuza akaza kuvuga ku ndirimbo twakoranye, akaba ari nayo wayanditse, twaza gushimira abadufashije kugira ngo ndimbi iboneke. Hanyuma mwabantu mwe, ngewe reka mbabwire, ubu ngubu namenye ikintu imbuga nkoranyambaga zanjye zigomba gukora. Mbere ntago nari nzi ikintu imbuga nkoranyambaga zanjye ngomba kuzikoreraho, by the way, uretse kuba nakorera amafaranga nkagira gute ngafasha abantu nkagira gute, ariko ubu none nsigaye narasobanukiwe neza ikintu imbuga nkoranyambaga zanjye zigomba kugira gute, zigomba gukora.
iyo trepe se yawe oya nari mfite iyi trepe kimeze gutya biganaje. Urumva bantu banjye Dumba sari oya Dumba twajyanye kuri live arabeshya ngo aragura album yanjye ntiyayigura, abeshya nago nkunda umuntu uza kuri live akabeshya amara kubeshya akagenda gahitabura. Urumva Dumba nahara byumve nge nago nkunda abantu bindyarya man. Umuntu yo kubwiye ikintu bagomba kugikora. Nge nta muntu nagiye mbwira ikintu ngo nange kugikora. Iyo umuntu abwiye ikintu bagomba kugikora. Kuki umuntu abwira none sugo kuki oya Dumba twari turi kumwe hano aravuga ngo agiye kugura album araza arababeshya namaze kugenda ntayo yigize. Rero ubu ngubu ikintu imbuga nkoranyambaga zanjye zigiye kujya zikora mwa bantu nuko uzajya nza nkabarabura, kubera ko mwebwe ubwanyu mwabyivugiye ko ibihe turimo bigoye. Simwe mwabyivugiye. Rero umuntu ndabona hari abantu banditse ngo Jackie numvise inkuru ye yuko arwaye. Mbere ko tuvuga kuri Jackie rero reka mbanze mvuge ku kintu cya Kiriku. Ikintu giherutse kuba kuri Kiriku ntabwo bira bintu biri professional, ntabwo bira bintu ari byiza. Ino live mu sharing no ku muntu witwa Levixon. Mu sharing ku muntu witwa Levixon ari Kigali mu Rwanda. Iyi live mu sharing. Dumba ni ikirara cy'igisaza man. Dumba ni ikirara, natwe tuba turi ibirara by'abajene, ariko Dumba noneho we ni ikirara cy'igisaza. Rero umurara w'umusaza ewana. Abarara b'abasaza ndabubaha ndanabatinya cyane. Abarara b'abasaza urabazi. Wabarara abarara b'abasaza mwe murabazi. Abo muzi shareka nge mbareka. Muzambwire mbakora urutonde rw'abarara b'abasaza bari muri showbiz. Hanyuma rero umuntu witwa Kiriku nabonye mumuzimirizaho ibyuma, ariko ubwo ibyo biboro mamona bidaciriritse. Ibyo biboro biraciriritse man. Ibyo biboro biraciriritse cyane. Ubyange ubyemere, biraciriritse cyane. Ubyange ubyemere, biraciriritse cyane. Kiriku ni umurundi, Yago ni umunyarwanda. Ariko Kiriku yashatse muri famiye yo kwa Yago, cyangwa Yago yashatse muri famiye yo kwa Kiriku. Hanyuma Kiriku ageze mu muryango wo kwa Yago, aho yashatse bamwimye ibiryo. Ay. No. Reka mbabwire. U Rwanda rwashatse mu Burundi. U Burundi bwashatse mu Rwanda. Ngaho mbwira ukuntu wabanira umurundi nabi ukagira amahoro uri umunyarwanda. Ngaho mbwira ukuntu wabanira umunyarwanda nabi uri umurundi ukagira amahoro. Ibi ni ibihugu by'ibituranyi, ni ibihugu by'ibibanyi. Ariko ikintu bita kubana muracyumva? Kubana, igihugu cy'ikibanyi muracyumva? Kubana murabyumva? Mr. Kagame ntago ndimo kumubona. Hari wari umbwiye ngo muzamura, ariko ntago ndimo kumubona. Mr. Kagame ntabwo ndimo kumubona. Mu sharing ino live, munayisharing umuntu witwa Levixon. Bagomba kuba bari kuri ino live, Levixon na Mr. Kagame. Ntago ndimo kumubona. Mureke gusara, ntago ndimo kumubona. Naba ndimo kumubona se simuzamure Mr. K. Ndimo ndabona uwitwa Kagame, ntago ndimo kubona Mr. Kagame. Rero mwebwe muzi ngo kuri TikTok niho ntazi kubikoresha, ariko Instagram yo ndayizi. Nimugire ngo wenda ho ntabyo nzi.